Reka ngushimire kandi nguhe ikaze nanone wowe ufunguye umurongo wacu YouTube channel aka kanya Urubibi TV, tuguha ikaze mu kiganiro twaguteguriye uyu munsi. Aka kanya rero tugiye kongera kuganira ariko tunashimira cyane abantu bahora bakurikirana ibiganiro byacu, baduha ibitekerezo, batubwira bati mugabanye iki, mwongere iki, biradufasha cyane, biduha imbaraga, bitwereka ko turi kumwe kandi bikatwereka uko serivisi dutanga abantu bazakira, kandi bikanadufasha kugira uko tuvugurura ibyo dukora. Aka kanya rero tugiye kongera tuganire, ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kwizwaho nanjye Shadi Inshuti. Iyi ni Urubibi TV. Twabateguriye iki rero? Ntabwo dutinda. Uyu munsi tugiye kuganira ingingo ivuga ngo amakosa 10 ugomba kwirinda niba ufite umukozi wo mu rugo. Icyo ni cyo kiganiro twaguteguriye, tuguhaye ikaze. Nkuko rero ndimo mbivuga, ntabwo dutinda, tugiye kukugezaho aka kanya amakosa 10 ukwiye kwirinda mu gihe ufite umukozi wo mu rugo. Ni ikintu tugomba kwitaho, ni ingingo ikomeye. Nkaba nsaba abantu bafite abakozi bo mu rugo kugira ngo bumve cyangwa bakurikirane iyi video, biraza kubafasha kumenya ngo nahe makosa birinda mu gihe bafite umukozi wo mu rugo. Mbere rero yuko dutangira, twabanza kubabwira aya magambo. Hari amagambo nkunda kubwira abantu, nagiye mbabwira, aka kanya nongeye no kubivuga kuri iyi kamera. Burya umukozi wo mu rugo afite mu biganza bye ubuzima bw'umuryango wawe kurusha uko mwebwe cyangwa wowe ufite ubuzima bwe mu biganza byawe. Bivuze ngo umukozi, ubuzima bw'umuryango niwe uba ufite mu biganza bye kurusha uko wowe ufite ubuzima bwe mu biganza byawe. Ibi bivuze iki? Bivuze yuko umukozi mu buzima bw'umuryango aba ufitemo uruhare runini cyane, ariyo mpamvu tugomba kwita ku uyu muntu witwa umukozi wo mu rugo. Icyo ni icya mbere. Nari mbabwiye ko umukozi afite ubuzima bw'abagize umuryango mu biganza bye. Ikindi ugomba kumenya ni uko burya umukozi ntabwo ari ikintu, ni umuntu. Ni umuntu waje mu kazi nk'uko natwe dufite abakoresha. Hari abantu bafata abakozi nabi nk'ikintu, ntibabafate nk'abantu. Umukozi ni umuntu. Icya gatatu ugomba kumenya ni ko umukozi wo mu rugo burya ntabwo ari iwawe kubera impuhwe. Oya, ahari nk'umukozi uguha amaboko ye, uguha imbaraga ze, nawe ukamuha igihembo, ukamuha icyo mwasezeranye. Nicyo navugaga abantu bagomba kumenya. Hanyuma ntabwo twari bwatangire za ngingo, ahubwo reka tuzitangire. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya mbere yuko ugira umukozi wo mu rugo, cyangwa amakosa ugomba kwirinda igihe ufite umukozi wo mu rugo. Ikosa rya mbere ni ugutunga umukozi udafite ibyangombwa ndetse n'ubwishingizi bwo kwivuza, mituweli cyangwa ubundi bwishingizi. Kirazira, ni amakosa akomeye. Iryo kosa uzaryirinde kuko bishaka kukugusha mu bibazo bikomeye. Kubana n'umuntu udafite ibyangombwa cyangwa udafite ubwishingizi mu kwivuza, urumva ko ni ikibazo gikomeye. Icyo tugomba kukirinda. Ikintu cya kabiri ni ukudahemba. Hari abantu badahemba abakozi cyangwa ugashyiramo ibirarane, uba urimo wishyira mu ngorane. Kandi ikindi kintu tugomba kumenya, ndumva nta muntu ugera ku rugero rwo gutunga umukozi ataragize we nawe uwakorera cyangwa ahandi akora. Uzarebe iyo udahembwa, utamorale, wumva nta kuraje. Rero inama tugira abantu, si byiza, cyangwa twirinde ikosa ryo kudahemba umukozi cyangwa kumuraranya cyangwa kumwambura. Umuntu udahembwa akora nta morale, ntabwo aba ari motivated, nta kuraje. Rero iri kosa tujye tugirinda. Icya mbere, aba afite ibyangombwa n'ubwishingizi mu kwivuza. Icya kabiri, yatangiye akazi ajya ahemberwa igihe. Wirinde ibirarane, umuhembe neza, niho agira morale mu kazi ke, akagakora yishimye kandi agakunze. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwirinda mu gihe ufite umukozi wo mu rugo, biriya bintu byo gukata umushahara, ngo yamennye idongo, yamennye ikirahure, ndagukata. Biriya bintu bica intege, bituma umuntu atekereza ukundi kuntu. Kiriya kintu ntabwo ari cyiza, mujye mukirinda. Kuvuga ngo ibaze nawe ahantu ukora bagukasa umushahara. Turabizi, dukora ahantu hatandukanye, tubiziranyeho. Kugukata umushahara buriya ni ukuguca intege, ni ukukuvana muri mudu y'akazi. Rero ikosa ryo gukata amafaranga cyangwa umushahara w'umukozi, nubwo yaba yakoze iryo kosa ryo kwangiza ikintu, washaka ukuntu bikansoringa, washaka ukuntu bitiritinga, ariko gukata umushahara ntabwo ari byiza. Ikintu rero cya kane tugomba kwirinda ni uguhora umupfobya, umutuka, dore uko gisa,
dore uko cyabaye, ese nk'ubu ngubu umeze ute? Ibyo bintu byo guhora upfobya umuntu bimuca intege, bimushyiramo indi mitekerereze. Ntabwo ari byiza guhora upfobya umuntu, umutuka, niko cyabaye, nta bwenge kigira, dore uko kimeze. Ibyo bintu ni bibi cyane, ni bibi bantu mufite abakozi, icyo kintu mujye mu kindi. Icya gatanu rero kibi ukwiye kwirinda mu buzima igihe ufite umukozi wo mu rugo, ni ukurya ibiryo byiza mwe mukamuha ibibi. Kurya umureti mukamuha ibijumba, kurya iki mukamuha akawunga, ntabwo ari byiza. Birakorwa mu miryango imwe n'imwe, ariko uyu munsi Rubibi TV tuje kubagira inama ko atari byiza. Ugomba kwisanisha mu buzima n'umukozi. Natangiye nkubwira ngo menya ko umukozi wo mu rugo niwe ufite mu biganza bye ubuzima bw'umuryango. None mwe muri kurya umureti, mwe mukamuha akawunga, mwe muri kurya amagi, mwe mukamuha ibijumba. Ibyo bintu urumva nta ngaruka bizateza? Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose. Agato muriye mujye mumubona, niba ari akareti nawe aboneho, niba ari akagi nawe aboneho, cyangwa mu biganiro. Ariko hari abantu birira ibintu byiza, we bakamubwira ngo genda urye ibijumba hirya iyo ngiyo. Ntabwo ari byiza. Kurya ibiryo byiza we mukamuha ibibi ni ikintu kibi, ntabwo kigaragara neza, kinamuremamo indi myumvire, ni nawe biba bizagiraho ingaruka. Ikintu cya gatandatu rero ni ukudashima. Hari abantu badashima, hari abadatabuja badashima, hari ba mabuja badashima. Ntabwo ari byiza. Hari abantu babaho batagira gushima. Umukozi nashimirwa icyo yakoze. Mushime, wakoropye neza, wameshe neza, abana wateguye neza, watetse neza. Ibyo bintu biramotiva. Buriya aho kumwongera umushahara wamuha motivasiyo y'ishimwe. Ishimwe no mu kazi gasanzwe turabizi twese, dufite abo dukorera, dufite aho dukora. Motivation cyangwa akantu kagashimisha umukozi ka mbere ni ukumushimira. Rero abantu mutajya mushima, abantu muhorana ikirungurira, abantu muhorana agasuzuguro, abantu mubona ko umukozi ntacyo ari cyo, ntushime, ntunyurwe, numve, oya. Rwose tubagiriye inama, Urubibi TV turatanga inama uyu munsi, twige gufata neza abakozi bo mu rugo. Rero kudashima ni ikosa ribi mu buzima. Umuntu umushimira icyo yakoze, hanyuma unamuganirize, umwereke ibyo kunoza ubutaha atanogeje, ubikorane umutima w'urukundo n'umunezero. Anavuga ati mabuja wawe, databuja wawe bimeze neza, arankosora, yankosoye, yanshimye. Ibyo bintu biramushimisha. Hanyuma irindi kosa abantu bakora bafite abakozi ryo kwirinda ni ukutaganira n'umukozi. Utaganira n'umukozi ntumenya ibibazo afite, ntumenya igitekerezo cye, ntumenya uko akubona, ntumenya niba arimo agukunda, ntumenya. Kutaganira n'umukozi ni amakosa. Ni byiza gufata time, igihe, tukaganira n'umukozi, kuko burya ni umuntu ukomeye udufatiye runini nk'uko twatangiye tubivuga. Hanyuma rero ikintu cya munani tugomba kwirinda muri ya makosa 10 turimo tugenda tugana ku musozo. Kwirinda ikosa, irinde ko umukozi aha serivisi sheri wawe kandi uhari. Umukozi agaburira umugabo wawe uhari, umukozi aho atekera umugabo wawe uhari, umukozi atira amazi muri dushe uhari, umukozi agusasira, simbizi niba bijya bikorwa, asasira umugabo uhari. Na ikosa rikomeye ko umukozi hari serivisi zimwe na zimwe akorera sheri wawe, ubwo mvuze ku mpande zombi, kandi wowe uhari. Rega buriya keya iba ari nziza, ariko nawe ibaze keya irimo itangwa n'undi muntu utari sheri wawe. Ngomba mvuze ku mpande zombi. Ntabwo ari byiza rero ko iyo uhari, ni na byiza, binagaragara neza. Niba waruhutse utagiye mu kazi uri umugore, hakeye umugabo wawe, mutekere, mugaburire, biba byiza, biba biri good, birasirimutse. Ubwo rero iryo kosa ry'uko umukozi waba uhari wiriwe mu rugo akaba ari uha serivisi sheri wawe, ntabwo bigaragara neza cyane. Ikintu cya 9 rero tugomba kwirinda nk'ikosa, igihe umukozi wenda yagusezeye, ntabwo ari byiza kuzana umukozi wa wundi wa mbere agihari. Ntabwo ari byiza. Wumve ko atari byiza, ari ikosa, kuko uteganye ko ashobora kuhagira uwo munsi, iryo joro akarara amupakiramo ibindi bitekerezo bishobora kukwicira umukozi mu mutwe, bigatuma atangira akazi nabi. Ntabwo ari byiza ko uzana umukozi gusimbura uwari uhari wa wundi agihari. Ntabwo ari byiza, ntimukabikore. Tubabwiye ko atari byiza, niyo nama tubagiriye. Irindi kosa rero tugomba kwirinda
abantu bakunda gukora ni ukumva ko umukozi ari mu rugo, kudakora ubugenzuzi cyangwa evaluation cyangwa gucekinga uko umukozi akora. Turagira inama abantu ko niba ufite umukozi jya unyuzamo ukora ubugenzuzi mu gikoni, ibyo mwahashya bikoresha ate, ntago abyaya, ntago abyangiza, ese birahari, ese ibyo yaka koko abikoresha ate, kandi rimwe na rimwe mujye mushyiramo na ka kantu ko kumusapurayizinga, niba watahaga saa 11 rimwe na rimwe uzatahe saa 8 urebe uko biba byifashe. Surprise iba ari ngombwa mu buryo bwo kugenzura uko umukozi ukoresha akora, kabikora neza, kabinoza, isuku afite n'ibindi n'ibindi. N'izo ngingo rero 10 cyangwa amakosa 10 twari twateguriye kubabwiraho abantu bakunda gukora mu gihe bafite abakozi bo mu rugo. Mwakoze rero kudukurikirana kandi mwakoze kubana natwe. Njye wakugezaho iki kiganiro ndi Inshuti Shadi, kandi iyi ni Urubibi TV. Hanyuma reka tugusabe ukande subscribe, like, share, ndetse hasi uze no kuduha comment, biradufasha cyane. Turagushimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.